Nanone tubaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu mwese mudukunda aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye. Reka tuvuge ngo amahoro y'Imana abane namwe, kandi nanone nimba utameze neza nakubwira ngo nagahora gahanze, hari igihe kimwe ibintu bizaba sawa. Sindi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe na Mama Nana official mu Kazayire Devota muvunyishirije niyo rero uramubona ku muwaiti arimo arasa neza, arimo arashimira abantu bo kwa Mama Nana official. Uruhare rwawe rwa subscribe wamugezeho agubwa neza. Ni Mama Mignone official rero nawe turi kumwe hano, ndetse na Baju TV show. Ngewe nitwa City Hunter. Ibintu bimeze neza, ibintu byamaze kuba byamaze gucamo. Hari abantu batajya bibuka gushima amahirwe tugira, burya n'umugisha ukomeye nuko uriho umuntu ahumeka umwuka w'abazima. Bite n'imyeru rero? Umweru nuko numvise ngomba kwambara umweru, nta kidasanzwe. Abantu bari tubakumbuza dress code yo muri Grace Room, mu cyumba cy'ubuntu, kandi nanone cyumba cy'ubuntu, ariko twarahafashirijwe. Ni ukuri ubu RGB bitekerezeho rwose, ibitekerezo ngere turekurire. Ariko ubundi ubungu banejejwe nuko abantu basubira mu buraya, cyabandi bagasubira mu kabari, hakuguza umugore wasinze. Ibyo byose baba babitekerejeho, babitekerejeho. Banditseho, njye nakunze iriya koti yabo ukuntu banditse ngo guca umuco wo kutubahiriza inshinga. Aribyo tutubahirije buriya bizagenda neza. Yego. Rero reka tuvuge ngo amafufu n'amafaranga bifubike abadukurikiye, ndetse na Mama Nana wiyambariye imyeru ye. Imana ndi kuyahamagara imugirire neza, ariko hari igihe ibintu bizagenda neza, bizacamo. Kandi naho bitagenda neza hano mu isi, hari uwaducunguye yaravuze ngo ndirahiye sinzigera ndya ku mbuto z'umuzabibu. Hari umuririmbyi waririmbye, ndamukunda cyane. Yego. Yaririmbye ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nyibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Agakomeza ngo mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, ngo nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Amina. Haleluya, ndafashijwe. Ubwo rero hari ibyo tutabona muri iyi si turuhiramo, tugokeramo, ariko icyo maze gusobanukirwa nuko nzi neza ko mu ijuru bya bindi byose naburiye mu isi nzabibona ningerayo. Yego. Sema amen. Amen. Abagabo bakubitwa, abagore bakubitwa, nukuri mu ijuru nagukubitana. Ntago tuzakubitwa ntituzanarwana. Ariko hari ikintu kinangaza. Muri viziyo hari umugabo ugikubita umugore, cyangwa hari umugore ugikubita umugabo. Iyi viziyo rero abagore bari gukubita abagabo. Baba we, City Hunter rero nibyo nigeze nkubwira mu kiganiro cy'ubushize. Nibyo nigeze mvuga mu kiganiro cyashize, ngo abagore twahawe intebe, aho kugira ngo tuyicareho tuyihagararaho. Yego. Hari umugore ukora amafuti abizi neza kandi abishaka, yarangiza umugabo avuga ati ngaho se mvuga bakujyana, mvuga se vuga mpamagare RIB. Yego. Ariko rwose uwo si umugore, nta nubwo azi icyo yaje gukora. Uwo yaje mu guhangana. Ni wa wundi twavuze mu kiganiro cya Mama Mignone, yaje afite icyo akurikiye, ntabwo yaje aje gushaka. Yego. Ahageze wenda niba yarakibonye simbizi, cyangwa se niba yarakibuze agahitamo kwanduranya no kwiyenza. Ariko mu by'ukuri sintekereza neza ko umugore uyu munsi utinyuka agafata umugore umugabo akamukubita ibimami, akamukubita ibintu byinshi. Uwo nguwo arimo arerekeza hehe? Arimo arashaka kubaka cyangwa arimo aranyabagira? Ni wamenya ibyabaye rero. Hanyuma rero Mama Nana, nubwo
waretse kuzajya uvuga ku bantu ariko ku bintu biri kuba tuzajya tubivugaho nidusangamo abantu ntacyo nabo tuse nk'aho dutunga ya gatoki kugira ngo ahandi nanone ibintu bitungane izindi zitunga ahandi zinatureba natwe twirebaho kugira ngo umuryango nyarwanda urusheho kubakika. Hagiyemo saga yo gufunga urusengero rwa Grace Room, aba ariyo ihita nanone igira twebwe dukomeje kubaka umuryango duhereye ku muryango umwe bari bagiranye amakimbirane, umugabo umwe ajya mu maboko ataraye, ni urugo rwa Bishop Gafaranga na Murava. Amakuru yo ku muhanda barayatangaza, ariko mu by'ukuri nubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rufite Bishop Gafaranga ukurikiranyweho ibyaha byo guhoza ku nkeke umugore we, nta kindi kintu basobanuye. Amakuru yo mu bamotari rero baranayagira umumotari amakuru yo mu bamotari aravuga turiya mugabo nubwo ngo yafunzwe ngo niwe wari kurega kuko ngo yakubitwaga ngo umugore niwe wikubitiraga umugabo. Ni amakuru yo mu bamotari avugwa, ariko twebwe turaza kuvuga ati se nimba ataramukubise koko hari abakubita abagabo babo bamwe na bamwe babuze uburere, ibi bintu turabyita iki mbere na mbere? Rero buri by'umugabo n'umugore nibo ubwabo akenshi babyimenyera, ariko impamvu njye nkunda gukonta ku bagore cyane, natwe abagore ntitworoshye. Gafaranga ashobora kuba yarashyizwe ku nkeke ahubwo ari we, agashyirwa ku nkeke, hari igihe umugore aguhagarara hejuru, nanjye ukubwira ndi umugore. Ko muba mwitonze se nta muntu wabakekera ibyo gushyira ku nkeke abagabo? Reka da, hari ibintu mbura uko nsobanura, kubera ko ari majorite nk'uko nakubwiye nagiye mba mu buyobozi, uretse ko biri no mu byatumye mbivamo. Niba hari ikintu kivuna mu buzima, niwe no kuba meya ukaba gitifu w'umurenge, ariko niba hari umuntu uvunika kandi ntibigaragare, ni umuntu bita mudugudu. Mudugudu amenya amakuru y'abaturage, akaba yafite gutya 100%, si na 90%, akaba afite 100%, kuko mudugudu ashaka no kugenda akinjira no mu buriri neza, nibyo mwapfaga akava bimenya. Ingo nyinshi nagenzemo nahuye nazo, akenshi abagabo barahohoterwa. Mu by'ukuri umugabo azazanye itegeko, kazaba ati ntegetse ko ibi bigenda gutya, urumva niwe twa nyirabayazana. Ibintu bya nyirabayazana nabimenye mu gihe cya gacaca bakusanya amakuru ngo nyirabayazana mu kagari n'indi, ariko ugasanga koko nyirabayazana n'umugabo yazanye rya tegeko nk'umugabo, noneho akandiyeho asanze itegeko ntarikozwa. Urugero aratashye asanze abana ntibarakaraba, nk'abana bageze igihe batarakaraba kubera iki? we ntase abana be ntibamureba, umugore akaba araje devata akatutse ati niko urinda ubaza ko abana batarakaraba n'abawe wenyine, mwumvira mbese intandaro igahera hehe? Igahera aho ngaho, bikamera nka ya mbeba. Umugabo yabonye imbeba ituruka mu cyumba cyo hepfo, abwira umugore ati wabonye iriya mbeba? Umugore ati ndayibonye. Iturutse mu cyumba cy'epfo, umugore atoya wowe warebye nabi, cyo mu cyumba cyo haruguru. Umugabo ati ariko wa mugore ko abagore mutumva, ntabwo iturutse hariya. Bagahera aho bashwana, bageze ubwo baba bateranye ingumi, abantu barahurura bati mupfuki, bati dupfuye imbeba. Basabanye imbabazi, birarangiye baricaye, umugore arapfuretse, mu kandi kanya atari ko nubwo ngumi ziriya mbeba biturutse mu cyumba cyo haruguru. Ati kandi wa mugore yabigaruye ntabwo aturutse hepfo. Bapfuye imbeba, nk'uko n'ubundi n'abarwana inshuro nyinshi ni ukuri winjiye mu ngo zawe usanga hafite utuntu tw'amafuti pe,
ugasanga barasekuranye bararwanya ibyo rero impamvu Gafaranga na Murava byahitinze bikajya no ku nkoranyambaga nuko Gafaranga n'undi asanzwe ari hiti na Murava asanzwe ari hiti niyo mpamvu nta kidasanzwe. None se mama Minyo nako mama na Nasore urabona ikintu gikomeye cyane iyo umuntu areba umuntu nk'ubu mwanya nshobora kwigira mwiza nyamara imbere nkubitwa nkubaka iz'abandi kandi urwanjye rwarasenyutse. Yego uyu mugore wamureba ukaba watireka reka n'uwamubekera ntiyakubita umugabo nawe akihagararaho ati vuze ko umugore yankubise ntabasuzuguritse imbere y'abantu. ubona ari iki gitera abantu kwiyambika uruhu rw'intama? Ikintu gitera abantu kwiyambika uruhu rw'intama birahari biriho hanze rwose wamureba uti mana yanjye mbega umugore mwiza. Wabona Devota yambaye amawayiti hano Devota ni mwiza n'umwana mwiza ni umukire ariko wagera iwanjye mu rugo wabona ibihabera yego ukavuga uti yewe ruriya rugo ndarusabira. Abantu benshi niko bameze bikingiriza uruhu rw'intama kandi imbere ari amasega. Hari umugabo nzi by'ukuri afite umugore w'umunyamahane ariko inyuma y'ayo mahane ndetse gusakuza no kubomborekana nk'ikigunguru kirimo ubusa nta wundi mutima mubagira. Umugabo akavuga amagambo akavuga ariko wa mugabo we nk'ubu nakugize ne urusaku rukaba rwinshi urandenganya uranzengereza. Umugabo akamukubita nk'ikijambo kibi noneho kimuzengereza gusumba ibindi byose. Umugore akaba arasaze yasara bakumva urusaku rw'umugore umugabo ntibamwumve akari gukubita ahita yigira no mu cyumba abantu bazagasanga nawe urimo wisararanga wenyine kandi warashize ihohoterwa rikugeze kure. Niyo mpamvu usanga abagore benshi bararwaye indwara z'intimba. Intimba guhora afite agahinda ku mutima yakomwa n'akantu gato ukabona yikubise hasi ararabye kubera ko puresha zaramurenze. Ariko hari n'abandi bagore bihagara ariho babo tuvuga yagavuga ati nunkubita nanjye ndagukubita nunkoma ndagukoma niko babyita. None impamvu akenshi bigaragara ko umugore yakubise umugabo araza akagukubita imigeri n'ingumi. Noneho wa mugore kubera ko nta mbaraga ufite ugahubukana ikimamiro ugahubukana ikanya ugahubukana isorori abahuriye bagasanga nawe ufite ibimamiro bati umugore yarembeje umugabo. Ariko nta hantu na hamwe ndabona umugore akubita umugabo sitiyanta nabiravuga ngo umugore yishe umugabo ni kwa kundi uba ugiye kwitara ugafata icyo kimamiro ukakimukubita muri nyiramivumbi akaba aragaramye arapfuye ku buryo ni nawe urira mbere y'abandi ati ndamwicira ari igihe wamushatse. ni ukuri akenshi nubwo bigenda gutyo byitwa gutyo umugore aba yaragowe gukubita umugabo. Ikintu nemera abagore bakora ashobora kugutesha umutwe akajya yirirwa yigendera agahera mu gitondo agenda agataha ijoro ukagira ngo yari yatembereje mu gitondo akongera akabyuka agenda akazataha ijoro ariko wazareba nyirizina ikintu gituma agira byuka agenda akarara agenda ugasanga ni wa mugabo amushyize ku nkeke uhora amukubita avuga ati kiruta rero yamaze kuba igicamuke reka njya mubisa nigendera. Wajya kure ukavuga uti umugore ni ikirumbo kandi afite uwamuteye uburumbo kuko sinumva ukuntu Umurava yakwikubitira umugore aramushatse amukunda. Kandi ni ukuri uzakorera isaci n'uri umusore uzakorera isaci n'abankurikiye bambwira umugore wagukunze nshuti yanjye wanamurisha n'umwanda akawurya ariko iyo amaze kuba igicamuke byamaze kumurenga nawe arakwigaranzura watugenda agenda. kandi rwose si ibanga Gafaranga simuzi live gutya mubona avuga kuri za social media anjye mwitegereje mbona yagira amahane yahonda umugore cyase atanamuhonda akamuhonda umunwa. Hari umugabo uguhondesha umunwa noneho warakara ugahita ufata ikintu ukakimutera. Nibyo byo gukubitwa rero
uko nuko byagenze niko mbitekereza simvuga ko ariko byagenze erega wowe ndakwemerera umusipesialiste sinzi impamvu batajya bakujyana muri investigation arindi ni umugabo ujya kuri kamera ati jewe rero buriya ati ndi umuntu mwiza ndi umusamariya mwiza nta muntu wimenya nta n'umuntu witakatakwa n'abandi nk'ubu minsi tumanyisha kuvuga uti Devota ndamuzi avuga atya yewe n'umugabo yamudiha ndamuzi cyangwa se ntiyamukubita bitewe n'iminsi tumaranye bitewe na rangaje nkoresha iyo tuvugana ese nk'uhu urugero turi hano turi mu biganiro turimo turaganira hakomye gatyo turatonganye ndakuzamukanye utari umugabo washatse nuhita umenya uwo ndiwe mu rugo cyangwa se wa mugabo ukuntu uhita umbwira ntihita bigaragaza uko uteye iwawe mu rugo tugiye witonda n'umugore wanjye ntabwo yazambwira ibyo nakwasa ibintu bikarangira ntunkangishe ko ntagushatse nakumena ubwo niba bimbwira ndi umugore duhuriye mu nzira umugore wameze gute mama nana hari abagabo rero bitona niyo topike ntari nazanye nubwo twavuze ati ni amakuru ava mu bamotari hari ibindi biri ukuri rero nubwo tuvuze ngo umugore ngo rimwe na rimwe ngo amagambo nako rimwe na rimwe ngo umugore akubita umugabo ari nko gusa nkaho yitabara mu yandi magambo yidefanda ko hari abagabo bamwe na bamwe ni ukuri pe baba ari inama umugore abwira ati pfukamoza amasahane hari agakinamico ka papa sava nabonye ngo umugabo ngo wariye ngo amabuno yikine agakubitwa kumva yamara gukubitwa umugore agataka akajya kurega mu buyobozi bakaza bagafunga umugabo uyu mugabo umaze igihe akubitwa wamugira iyihe nama nk'umubyeyi ufite experience imyaka umaze mu rushako ni myinshi wazimo umukara n'umweru wenda n'umugabo utaranamara igihe wenda ari kwita ku bana be bakiri batoya ariko arakubitwa to kandi mu by'ukuri we nta nubwo aba yavuze nabi ni ukugwa mu ikosa rimwe yatabwishe pa umugore akamudiha yagura ku icupa ku mafaranga yakoreye atagishije inama umugore ati nkawe urinjije uturukahe uwo mugabo rero yarashatswe ntiyashatse ntiwemera se ko ari abagabo babaha indaramabuno nyine bya bindi ariko zijya zishira ndi hano kuri kamera uretse umugore ukijijwe ariko nabwo bya nyabyo winjiyemo neza agasogongera kuri Kristo neza kuko ijambo ritubwira ngo niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko Yesu agira neza ngo ni mumwegere niwe buye rikomeza imfuruka hari abagore bibera mu bapfumu akagenda agiye gushaka umuti wo guha umugabo ngo amukunde ahubwo akamuha umugira ikigoryi no kujya gushaka ya mafaranga ntaba kigiye kuyashaka ubwo icyo gihe atabashije kujya si umugize gutyo yatabashije kujya gushaka ya mafaranga asigara ari umukozi wo mu rugo afite ari urera abana ubatekera ari ubagaburira ari usasa ari we woza ibyombo mbese yarabaye cishwa agatamubaza ati ese wabikoze sigo inama nagira umugabo niye deje amaze gupfa yararangiye ngo hari igihe tujya dushiramo wenda uyu mugabo adukurikiye twarashizemo batarajya kutwongeramo bivuze hano sinkize mu gikirisitu umugabo wawe gutya yego umugabo agakubitwa rero uwo mugabo rero jewe inama namugira atari mu gikirisitu buriya ibintu byose iyo ugerageje bikanga kizwa n'amaguru kuko ejo bundi umwe yakwica undi yego niba nkunda kubivuga mbigeranya nuko ujya mu isoko kugura inkweto iyo ugiye kugura inkweto nk'ubu nambara 39 cyangwa 40 hari igihe ngenda nabona 40 ikanjabuka nkashaka 39 inkwiriye neza yego sobanuye ngo icyo gihe wowe washatse inkweto itagukwira niba Imana yarasinzirije Adamu ikamukuramo urubavu ikarukoramo Eve ikarusubiza muri Adamu havuye nibyo Pasi yaretse kutubwira ngo
operasiyo yagenze neza operasiyo yagenze neza umugore n'umugabo babana neza ariko iyo operasiyo yagenze nabi ubwo bugatangira kukujomba na ya nyamikanuka yavuye mu rubaho wabimenya iranuka nyine wamuretse ko ejo uzasubira ku isoko ukabona indi nkweto igukwira wabyumva gutya ahita wumva ati wa mukristo wacu ashyigikiye divorce njyewe ndi umukirisitu pe ariko njyewe divorce sinyihakana divorce ndayemerana cyane ariko icyo ndwanya ni iki niba njyewe niyemeje gukora divorce na Bibiliya bivuga niba ntandukanye ni ngende mbigishubaziko bisobanuye ngo ubwo niba nemeye divorce nta wundi mugabo nemerewe gushaka ndi kuvuga ku bakirisitu ariko igishubaziko n'Imana igiye kigaruka n'Imana yakigarukaho kikibukwa sinzi uko byagenda ukavamo umukirisitu mwiza kurenza kuba mu rugo rufite intonganya za buri munsi yego buriya ni nabyo Bibiliya yatubwiye ngo umugore mwiza udafite umutima ameze nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu kizuru cy'ingurube urumva ubwo icyo kigereranyo Bibiliya yatanze uriya mugabo yari umuhanga ndi mwiza ndi igitangaza ariko bitewe n'ububi bwanjye nagereranyijwe na ya mpeta y'izahabu yakwikiwe mu kizuru cy'ingurube kuko ikizuru cy'ingurube nikitaye ya mpeta y'izahabu kirakubita mu mwanda mu mazirantoki kirakubita mu mase kirakubita mu bijumba byaboze kirakubita ikizuru cy'ingurube no mu bisoko kandi abo bagore barahari la majorite nubwo abagabo ari babi pe abagabo ni abana beza have simbavuze bose batantera amabuye ariko umugore mubi wanza nayo mpamvu Bibiliya yamuvuzeho kuko umugore wabaye mubi akora n'amabi menshi yego umugore wabaye mubi arakwica agushakira uburozi bugakukuraho bakagira ngo warwaye malariya kandi yakuroze wagiye umugore mubi nta agaciro uba ugifite imbere ye niyo atetse ibiryo arakujugunyira nk'ujugunyira imbwa kubera ko yabaye umugore mubi mu gihe umugabo mubi arajijisha kugira ngo uzapfe kubona ububi bw'umugabo ni 1%, ariko umugore mubi agukorera amabi. Niyo mpamvu aba bagabo rero bakorerwa ihohoterwa rikomeye kubera ko no kujya kuri ribu biramugora. Avuga ati usenda ajya kuri ribu mvuga ngo umugore yankubise koko. Hari abambwiye ngo umugore ngo yitatsa ngo baramukubise kandi ari ukubise umugabo. Nge ari uwo nzi wabikoze. Aragenda yigurira urwembe rwose. Arangesha ari ikebagura. Kajya yikeba abantu hose. Arangije akigende kunda sinakwikubita. Ndikunda sinanikeba ngo binkundire. Akikubita akibabaza neza ku buryo imibyimba igaragara. Akajya kurega ko ari umugabo wamukubise. Umugabo baramufunga. Tegeye bamushyize mu nzereze bamazamo amezi 3. Baramurekura avuga ati wenda arataha biyunga. Umugore turagarutse kandi uragarutse. None buretse nzakore kuzasubirayo. Siko umugabo yaragiye hera. Ni kwa kundi urwanya uvuga uti abana banje. Nine se sibyo narindi kukubwira. Abana banje bazaba imfubyi. Nibyo nakubwiraga aho ngaho habonetsemo ikibazo n'igisubiro. Akaba ari kurwana ku bana kandi n'ubundi azatakariza ubuzima. Kandi imyaka ye yose akayimara muri gereza. Iyo urwanya ku bana rero birangira upfuye. Ko niko kuri. Ndabikubwira nk'ubifitiye amakuru bihagazeho. Yego. Fata abana bawe. Ugende. Wabaha mushiki wawe ukajya ubahahira ukabana nawe. Icyo wakora cyose. Gusa nyine y'abana bakiri batoya leta ntago yemera kubaguha. Ubwo icyo gihe uri usanya wowe ukagenda. Hanyuma ukajya utanga rasiyo. Kuko gihe hari n'uwonzi bibayeho vuba cyane. Yego. Afite abana, umugore afite abana 2. Umutoya rwose nta n'imyaka 2 aruzuza. Umukuru nta myaka 2 aruzuza. Umutoya afite nk'amezi 3. Umugore yananiye umugabo neza. Yego. Neza ariko aramunanira. Ubuyobozi bwaraje burabatandukanya. Butegeka umugabo ko azajya atanga amafaranga yo gutunga abana ariko batazicana. Kuko umugabo nawe yarakaraga akamukubita akenda kumwica.
barabatandukanye rero icyo mbona kugira ngo abantu bazicane ni ugutandukana yego njye niyo nama ntanga ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana kandi aho intare zirwaniye ibyatsi birahababarira ni abo bana nyine bagira ingaruka ugasanga bahababariye ariko nanone mama nana ndagira ngo use nk'aho ugira inama impamvu nari nkomojeho ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana kandi buriya YouTube abadukurikiye buri wese yumva ukuri akaba yakikosora hari abantu mwigishije ameza ya gatatu barabifata ingo zirubakitse hari n'undi yaragiye gufata umwanzuro ahubutse bitewe n'iki wenda yashatse umugore kwa kundi mujya mwigisha yamara kugira amafaranga akabona batajyanye wa mugore yamufashije no kubona amafaranga ahise amutera umugongo aramubabaje yigiye kwishakira isura ukiri kuri icyo umugore aherutse kumpamagara w'iburasirazuba ntiyari muri Rutsiro ntiyari muri Gatsibo sinibuka neza arampamagara arambwira ati mama nana numvise ikiganiro cyawe ndagira ngo tuganire nkubwire ikibazo mfite ungire inama arambwira ati nashakanye n'umugabo dukennye ati umugabo wanjye yari yarangije segonderi ati noneho njye naracuruzaga ati umugabo araza abona akazi k'amafuti kamuhemba nabi ati ndangije ndamubwira ngo noneho najye kwiga kuko aho yakoraga byabaye ngombwa ko bamwoburije aramubwira ati niba wumva ushaka gukomeza aka kazi ni uko ugomba kujya kwiga muri university ati muri twa tuntu twanjye ncuruza namufashije kwiga ajya muri university ariga imyaka 3 arayirangiza ari jyewe umwishyurira ati university ayirangije ahita abona kandi kazi keza karuta ka kandi yakoraga kamukubira umushahara inshuro 3 ati mu bucuruzi bwanjye buciriritse nari nabashije kwiyubakira inzu ati sinigeze mutera hejuru ngo mvuge ngo byakunaniye kubaka inzu ati ariko ikintu cyane yagahinda kugeza uyu munsi yamaze kubona ka kazi atangira kunyereka ko jyewe nawe tutareshya ataragenda yubaka inzu ahandi hantu ntazi sinabimenye ati ku munota wa nyuma umuntu arampamagara arambwira ngo uzi ko umugabo wawe yujuje inzu y'amabati niyo ari 40 ati inzu njya kuyireba ati maze kuyireba umugabo arambwira ngo wayireba wagira nta ruhare uyifiteho ati tuvugana ntakimvugisha ati afite umukobwa bakungitse yambwiye ko ndi umunyamwanda ambwira ko nakiri size ye ambwira ko agiye no kurongora uwo mukobwa atari ko ni mu gihe n'ubundi nubwo nabikoraga ibyo byose ntabwo twigeze dusezerana ati kandi dufitanye abana babiri aturangiriye ihe nama ndamubwira niyo nshuti yanjye atari umutima wugarutse ngo avuga ati nibuka umugore wamfashije mu bibazo kuva mutaranasezeranye nta kintu leta yagufasha n'icyakora abo bana bawe nibo bazatuma umutungo mwashakanye wowe uzagenda ugaragaza ibimenyetso ko ngo arabifite byemeza ko ari wamwishyuriye amashuri ati amaborudero nagiye nishyuriraho amazina yanjye arahari none nanjye nicyo kibazo mfite nk'abantu badukurikiye batubwire muri komenti uwo mugabo birakwiye yuko agomba gushaka undi mugore atawamufashije kwiga akarangiza amashuri yego batwandikire kandi nanone batwizere ya gahunda yo kutwizera bakatwandikira irakomeje ariko icyo nari nshatse kukubwira nari nshatse guhita nkubarizamo ikibazo nuko nabanjije gusasira nyine ikintu nshaka kuvugaho ukagira n'Imana kandi twese tukagira Imana tukabona n'urugero rwiza ese hari ingaruka z'uyu mugabo ndagira ngo ubagire inama ko zihari ndabizi neza kugira ngo hari ingaruka zo gushaka undi mugore ubabaje undi mugore wasize duhereye ku rugo rwa gafaranga ndahamya nashidikanya situzi wari uri mu mafuti no mpamvu natangiye mvuga ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana gusa y'intare zirwaniye ibyatsi bikahavunikira hari izihari kugira ngo uzimbwirire wenda umusore
ugiye guhitamo wenda agahitamo amafaranga. Ingaruka zo zirahari na nyinshi cyane. Ingaruka ya mbere, ba bana nabyaye bari bakeneye igitsure cya papa, ba bana nabyaye bazakenera kubona papa wabo. Ejo ndavuga bati tugiye gusura papa, bagende basange yashatse umugore nawe mubi, kuko buri munyarwanda ajya guca umugani akavuga ngo rukana umugore ubwo ni gufu ukazana uri mirabungurira, yari afite icyo ashatse kuvuga. Kandi ikindi nanone umunyarwanda aravuga ngo umwanzi aragashaka kabiri. bivuze ngo ingaruka byanze bikunze zirahari, yaba ku mugabo zirahari, yaba no ku bana yashatse yabyaye zirahari, yaba no kuri wa mugore asize zirahari. kuko na wa mugore ushatse mupfuye gatarakubwira ati ninjye wakakwemeye, ubundi umugore wasizeho ntiyari umugore. Umugore nawe ashatse ubundi mugabo ati ubundi umugore naniye umugabo wa mbere ni njyewe uzorohera. Mbese ingaruka zirahari nyinshi cyane. Yego. Cyo nababwira nuko ntabwo urugo ari paradizo. Niba ugiye gushaka ntabwo ugiye gushaka paradizo. City Hunter ugiye gushaka devota afite imico runaka nawe ufite iyindi. Niduhuze ya mico turebe iyagira gute, iyapfa guhura. Twihangane tubane neza, wihanganira ingeso yanjye nihanganira iyawe, kuzageza ubwo tuzajya tubiganira ukavuga atari ko cisha make, gabanya ibi birakabije, urugo ruzubakika nitugirana ikiganiro. Yego. Nanone nanjye nakiraho agakiregeshwa gatoya cyane mu masegonda make, uzamenye n'ibintu bivuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Umugore wawe nimba ari ukubabaje azapfa arindagiye cyane, nawe nubabaza umugabo wawe nawe uzarindagiye. Ndabibabwira nka pastor, ntabwo ari nka rwose uzababara, kandi buri muntu wese amarira y'imfubyi kora ikibuka gisanga imbere, amarira y'indushyu ugasanga umuntu yarindushye umubabarije umutima. Ibyo bintu uzabibazwa, kandi nayo Imana yakubabarira ingaruka uzazirengera. Ambo mama Nana, tugana ku musozo rero, tukane ku musozo tubwira abantu ko mama Nana na mama Minyoni baganiriza abantu, kandi ndahamya nashidikanya nk'uwo mugore wakwandikiye yaranyuzwe, yumvisha anyuzwe nyine n'inama wamuhaye, kandi abantu bakomerekeye mu rukundo bose. Ngewe nitwa rero City Hunter, nababwira ngo amafufu n'amafaranga bibafubike aho muherereye hose, mwumve muguwe neza. Nanjye igihe gito kiri imbere hari igihe muzumva nabonye umucyara, ubundi tukambara imyambaro y'umweru, ibintu bikaba sawa, kandi wabimbwiye. Ahubwo uze kumana